Bavandimwe nimugira amahoro. Dore amasomo yo kuwa kane wa Pasika tariki 16 Mata 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 3 murongo wa 11 kugeza kwa 26. Zaburi ni ya 8. Ivanjili yanditswe na Luka umutwe wa 24 murongo wa 35 kugeza kwa 48. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Abigishwa bari bavuye Mawusi batekerereza ba 11 na bagenzi babo bandi ko byagenze mu nzira n'uburyo bamumenya amanyura umugati. Igihe bakivuga ibyo, Yezu ubwe abanguyu ahagaze hagati yabo arababwira ati nimugira amahoro. Barakangarana bashya ubwoba bakeka ko babonye umuzimu. Nuko arababwira ati ubwoba bwose mufite n'ubwiki kandi mutewe n'iki gushidikanya mu mitima yanyu? Nimurebe ibiganza n'ibirenge byanjye, ni jyewe ubwanjye. Nimunkoreho maze mumenye ko umuzimu atagira umubiri cyangwa amagufwa nk'uko muruzi mbifite. Avuga ibyo abereka ibiganza n'ibirenge bye. Uko bakamazwe n'ibyishimo ntibanyurwa, baba gutangara gusa. Noneho arababwira ati hari icyo kurya mufite hano? Bamuhereza igice cy'ifi yokeje, aracyakira kirira imbere yabo. Nuko arababwira ati ibyo nibyo nababwiraga nkiri kumwe namwe, nti ni ngombwa ko huzuzwa ibinyerekeyeho byose byanditswe mu mategeko ya Musa, mu bitabo by'abahanuzi no muri Zaburi. Aherako ahugura ubwenge bwabo ngo bajye bumva ibyanditswe. Maze arababwira ati handitswe ko Kristo agomba kubabara maze ku munsi wa gatatu akazuka mu bapfuye, kandi ko uhereye Yerusalemu abantu bo mu mahanga yose bagomba kwigishwa mu izina rye ibyerekeye ukwisubiraho n'ibabarirwa ry'ibyaha. Ibyo nimwe bagabo bashinzwe kubihamya. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, turabanyabyaha, turabanyantege nke. Muri aya masomo turongera kuzirikana ko nubwo turi abanyabyaha, Imana idahwema kudukoresha ikatugira imiyoboro y'umukiro wayo, ububasha bw'Imana bukadukoresha. Mu isomo rya mbere turatangarira bikomeye Petero uburyo yiyoroheje we na Yohani nyuma y'igitangaza bari bamaze gukora mu izina rya Yezu, bakiza ikirema, bigatuma rubanda babarangamira bagira ngo ni ku bwabo. Ariko Petero ati bantu ba Isiraheli, ni iki gitumye mutangazwa n'ibimaze kuba nk'aho duhaye umuntu kugenda ku bubasha bwacu cyangwa kubw'ubutungane bwacu bwite? Bavandimwe, Petero nubwo yakoze icyo gitangaza ntabwo babe ko ari umunyabyaha wa wundi wari uherutse kwihakana Yezu, ariko arazirikana ububasha bw'Imana bumukoresha ibyo bugakiza bukababarira abantu. Mu Ivanjili ya none Yezu arabonekera intumwa ze zari ziri gushidikanya, akaziha ibimenyetso, abereka ibikomere bye, ndetse bongera kumumenya yongeye kurira imbere yabo. Yezu rero yongera kubibutsa ibyanditswe bitagatifu by'uko abantu bagomba kwigishwa mu izina rye ibyerekeye kwisubiraho n'ibabarirwa ry'ibyaha. Aha Yezu aradushishikariza kongera gusoma Bibiliya, ibyanditswe bitagatifu. Yezu yaje kwibutsa intumwa ze umurimo wo kumubera abahamya. Ntawe ko muri bo harimo abagambanyi, abahakanyi n'abanyabyaha b'ingeri zose, ariko arabibutsa ko ari bo bahamya b'impuhwe ze, imbabazi z'Imana. Akayamvuga igira iti Nyagasani ntabwo atora abashoboye gusa, ahubwo atora abadashoboye, abanyantege nke n'abanyabyaha, kugira ngo abashoboze, abaha ububasha n'imbaraga, abahindurira mu mutunganire, bamamaza impuhwe z'Imana ikiza ibyaha, impuhwe z'Imana zisesa urubanza, impuhwe zitita ku butungane bwacu gusa, impuhwe zitagendera ku mbaraga zacu gusa, kuko wadutoye ari we udushoboza. Bityo bakristo, nitugira tombora y'Imana, tukagira uwo dufasha agakira, tukagaburira abashonje bagahembuka, tugasengera abarwayi bagakira, rwose tujye twiyoroshya, twoye kubyiyitirira, kuko ububasha bwacu twebwe abantu uko twiyizi ntacyo bwakora, ni imbaraga z'Imana ziba zibidushoboje. Umuntu wajyaga wiyemera ko akora ibitangaza ngo yigeze guhuriza abantu hamwe ngo baza abereke uburyo akora ibitangaza, akimura umusozi ukajya kwitera ahandi kubw'isengesho rye. Nuko benshi barahura ngo birebere ibitangaza. Wa muntu ngo arasenga ati wa musozi we imuka vuba ndabigutegetse, ngwinuze hano. Nuko abonye izuba rigiye kurenga, uwo musozi utaramugeraho, asaba abashungerezi be guhumiriza ngo igitangaza kigiye kuba. Noneho asenga agira ati wa musozi we, ubwo wanze kuza hano, njye ngiye kuza ngusange, kandi ninkugeraho ndakumena. Baba we, nanubu aracyari kugenda usanga. Bavandimwe, Petero n'izindi ntumwa batwigishe kwicisha bugufi, twemere ko turi abanyabyaha n'abanyantege nke, titwihagije, titwishoboye, dushobozwa n'Imana,
nka Pawulo uvuga ati nshobozwa na Kristo untera imbaraga. Ntabwo twihagije. Mu kintu cyiza gikomeye wakora mbere y'isengesho na mbere y'igikorwa ni ukubanza kumva ko utihagije ndetse ukabanza gusaba n'imbabazi. Isengesho ry'umunyabyaha ubyemera, Imana iryakira vuba na bwangu. Ni nabyo umuhanga yavugaga ati si tu attends de venir un ange pour m'aimer, tu ne m'aimeras jamais. Niba utegereza kuzahinduka umumarayika kugira ngo unkunde, ntuzigera unkunda. Bakristo rero, hari ubwo natwe tugwa mu gishuko cyo guca imanza cyane cyane igihe tubonye hari umwe muri twe utorewe kuyobora nk'umuryango remezo, akayobora santarari cyangwa agahabwa n'izindi nshingano za kiliziya ndetse na leta. Ugatangira uti uriya tuyobewe amafuti ye, tuyobewe ubuhemu bwe, nk'ubu se bamwibeshyeho batamutora. Aha, ya ntero ya Zaburi igira iti Nyagasani witaye ku byaha byacu ninde warokoka. Nibyo koko Imana idutora izi neza intege nke zacu, izi uko turi abanyabyaha, abahemu, ariko ibigira ngo inabonereho kudutunganya. Tureke ayo mafuti, tureke ibyo byaha, itugirire imbabazi, ariko natwe tuzigirire abandi, tubababarire. Mukristo rero, uyu munsi wongere urebe ibyo Imana yagushoboje, inshingano yagutoreye, urebe uko uzisohoza, urebe uko uzirangiza, uko usohoza ubutumwa. N'ibyo wiyitirira wongere ubisuze mu maboko y'Imana, ntabwo ari ibyawe. Nta kwiyemera, nta kwihangishwaho. Twemere ko turi abanyantege nke n'abanyabyaha, dukomezwe n'ububasha bw'Imana, ububasha bwa Yezu wazutse. Nimugire amahoro. Padiri Masumbuko Ladisirasi, murezi mu iseminari yo Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu. Dukomere muri Kristo. Haleluya.